Shalom shalom ndabaramukije mwese abakurikiye Grace Upon Grace Channel. Nitwa Francine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Itarani Talenta. Ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kidukangurira guhuza ubuzima bwa buri munsi tubayeho n'ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana uyu munsi ni interuro ivuga ngo imbaraga zidushoboza gukora ibirenze ibisanzwe. Imbaraga zidushoboza gukora ibirenze ibisanzwe. Ni kenshi iyo turimo tuganira na bagenzi bacu tuvuga ku bibazo dukunze kuvuga ngo ntako ntagize, nakoze ibishoboka byose. Ariko mu buzima no muri uru rugendo rw'ubukristo turimo hariho igihe iby'agaciro, ibitwunguruza, ibifite umumaro bidusaba gukora ibirenze ibisanzwe, ibirenze ibyo tumenyereye, ibijya kugaragara nk'aho bidashoboka. Hari igihe ari byo dukora bikatwunguruza muri uru rugendo. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira turasoma mu Ivanjiri ya Luka. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Yezu akiza ikirema. Umunsi umwe Yezu yariho yigisha, imbere ye hicaye abafarizayi n'abigisha amategeko baturutse mu nsinsiro zose za Galileya n'iza Yudeya n'abavuye i Yerusalemu. Ububasha bwa Nyagasani bwari bumurimo bugatuma akiza indwara. Nuko haza abantu bari bahetse ikirema bashaka kukinjiza ngo bagishyire imbere ye. Babura aho bakinyuza kubera ubwinshi bw'abantu. Bari bari aho, nuko burira inzu bayikuraho amategura, bururukiriza ingobyi cyarimo imbere ya Yezu hagati y'abari bari aho. Abonye ukwemera kwabo, Yezu aravuga ati, wa muntu we, ibyaha byawe urabikijijwe. Nitwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana no muri Mariko ririmo. Muri Mariko bavuga yuko basambuye igisenge bagacamo icyuho. Hano batubwiye ngo bakuyeho amategura, ariko iyo ukuyeho amategura urumva ko haba hasigaye n'imigozi n'imbingo n'ibiti. Ahandi ho batubwiye ngo baciye icyuho. Urumva ingobyi uko ingana, kugira ngo babone aho bayinyuza baciye icyuho. Rero kimwe mu bintu bitubuza gukora ibirenze ibyo tumenyereye ni ugutinya ingaruka ndetse no kudasobanukirwa ko ibyo bidasanzwe ari byo bivamo ibisubizo ku bantu bose. No gutinya ingaruka uvuga uti, none se abantu banyanga, bamvuga, bandega, none nabura akazi, none umuntu abatekereza ibintu byinshi by'ingaruka. Ariko kuri iri jambo ry'Imana dusomye urasanga ko ingaruka zari nyinshi. Inzu basenye ntago yari iyabo. Kugira ngo ubone icyuho unyuzamo ingobyi, hari ahantu hanini bakase ibiti, baciye imigozi, buriye inzu itari iyabo. Ibyo ari byo byose nyir'inzu yashoboraga kubarega. Mu kuriza icyo kimuga bashoboraga kumugusha, barimo bamwuriza bashoboraga kumugusha, cyangwa se barimo bamwururutsa nabwo imigozi igacika cyangwa bakanyerera bagahusha bakamukubita hasi. Nabo ubwabo mu kurira bashoboraga kugwa. Urumva ingaruka ni nyinshi, ariko hejuru y'izo ngaruka zose barazirenze. Ntibyababujije gukora icyo bagombaga gukora. Ntibyababujije kururukiriza umurwayi imbere ya Yesu. Mbese mu gihe mu buzima bwa buri munsi dutinya ingaruka bigatuma hari ibintu tudakora, ni izihe mbaraga zatumye abantu barenga ingaruka zingana gutyo? Kurira inzu itari iyawe ukayikata ugacamo icyuho ni ingaruka nyinshi cyane, biteye ubwoba. Bari abantu banafungwa. Ari nk'iki gihe ho byaba ibibazo birebire. Ni izihe mbaraga zatumye aba bantu batinyuka gukora ibyo bashaka gukora nubwo ingaruka zari nyinshi? Hariho ibintu bitanu rero tugiye kuganira
bidufasha bidushoboza gukora ibyo dukwiriye gukora tutitaye ku ngaruka, ari nazo mbaraga nyine tuvuga. Imbaraga ya mbere, aricyo kintu cya mbere cyadufasha gukora ibirenze bisanzwe, ni icyizere ufitiye uwo ugiye kureba, cyangwa se ukwizera ufitiye uwo ugiye kureba, cyangwa se icyizere ufite mu kintu ugiye gukora. Mwumvise ko Yezu yabonye ngo ukwizera kwabo, aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe. Abwira uwo muntu ngo ibyaha byawe urabikijijwe. Mu by'ukuri iyo bari abantu baba batizeye Yezu Kristo, iyo baba batamwizeye, ntabwo bari gusenya igisenge. Ugereranyije ku mpande zose ingaruka z'igisenge cy'abandi basenye n'uwo bagiye kureba uwo ari we, icyizere bamufitiye byagombaga kuba ko icyizere bamufitiye kiri hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo bari bizeye 100% yuko nagera imbere ya Yezu arakira, batari bumusubizeyo nk'uko yaje. Bakavuga bati naho yaturihisha inzu yiwe, niyo byasaba ko dufungwa, niyo byasaba yuko iyi nzu yose tuyirihe. Buriya wenda bari abantu bifashije bavuga bati tuzateranya, cyangwa se ababyeyi b'icyo kirema bari bakize bavuga ati tuyatange, inzu yose tuyisanishe, ariko umuntu wacu abeho, umuntu wacu abone ubuzima. Rero ari nk'umuntu utizeye, ari nk'umuntu wumvise bavuga ko ajya akiza ari tombora, habaho tombora ugakira, ari rimwe na rimwe ushobora gupima ugasanga n'ibihuru, ukavuga uti gusenya igisenge cy'inzu y'umuntu, nanone nta cyizere cy'uko umuntu ari bukire, ingaruka zaba ari nyinshi, kwaba ari uguhomba. Ariko bo bari bizeye ngo icyangombwa ni ukubona aho tumunyuza, nageramo biraba birangiye. Icyizere ufitiye uwo ugiye kureba gituma ukora ibirenze by'akamenyero. Natwe rero Imana iraduha ukwizera, twizere umwami wacu Yezu Kristo mu kumushaka, dukore ibirenze ibisanzwe kubera ukwizera tumufitiye, kubera icyizere tumufitiye. Ikindi cya kabiri gituma umuntu akora ibirenze ibisanzwe ni akababaro, ni ububabare, ni intimba ufite utewe n'ikibazo ufite. Ijambo ry'Imana ritubwira umugore wamaze imyaka 12 afite ikibazo cyo kuva amaraso. Iyo myaka 12 yose ngo yaragerageje abaganga, ntako atagize, yarafite ububabare burenze. Ububabare bujya budusunikira gukora ibintu birenze ibisanzwe. Iyo ntako utagize, iyo uvuga uti n'ubundi ndapfuye, ntacyo utakora, ntaho utajya, ugerageza ibintu byose. Urya mugore rero ibyo yakoze ntabwo ari bisanzwe, kuko ubundi umuntu urwaye gutyo ntaba yemerewe kujya aho abantu bari, ntaba yemerewe kugira umuntu akoraho, cyane cyane muri icyo gihe cyo abagore gukora ku muntu w'umugabo utari uwawe ntibyari byemewe. Kandi noneho si ukuvuga ngo ni umugabo gusa, ni umwami, ni umutegetsi. Icyo gihe Yezu yari ari kumwe n'abigishwa be, bari bakimwemeye, bari bakimugerageza kugira ngo abaceho bose, amukoreho azi ko bitemewe. Yaravugaga ati uko byagenda kose ndamukoraho, ariko ndebe ko nakira. Ububabare yari afite bwamusunikiye gukora ibidasanzwe. Natwe hari igihe tunyura mu bigeragezo, mu bibazo. Burya ibibazo tunyuramo n'ibigeragezo si ukutubabaza gusa, ahubwo Imana iba yabiteganyijemo n'inzira itwunguruza, itugeza aho twatinye kugera. Ni ukuri hatarimo ibibazo, hatarimo ibigeragezo, nta wakwiga, nta muntu ukenera kurya, nta muntu ukenera kwambara, nta wajya gukora. Hari igihe ibibazo n'ibigeragezo bidusunikira gukora ibirenze iby'akamenyero. Ikindi nanone gikunze kudusunikira gukora ibirenze iby'akamenyero ni icyizere. Icyizere ufite uwo muntu, agaciro ntabwo ari icyizere, ni agaciro. Agaciro uha umuntu ugiye kureba, cyangwa se agaciro uha ikintu. Turabona nanone umugabo bita Zakewusi washakaga kubona Yezu. Yashakaga kubona Yezu uwo ari we, kandi Zakewusi yari umuntu ukomeye w'umunyacyubahiro, yari umusoresha, yari umukuru w'abasoresha, nta nubwo yari umusoresha usanzwe. Hanyuma rero yumvaga bavuga Yezu, ashaka kureba uwo Yezu ari we, nuko afata icyemezo cy'uko ari bwiruke, kuko ikivunge cyari cyinshi cy'abantu, kugira ngo abatange imbere y'urira igiti abashe kumubona. Mu by'ukuri iyo Zakewusi ajya kuba yararwaye, twari kuvuga ngo yabitewe n'uburwayi. Iyo
ajya kuba yarakennye twari kuvuga ngo ni ibibazo byabaye byinshi. Nta nubwo twavuga ko ari ukwizera kuko ntabwo yari yarigeze abona ibikorwa byiwe mbere, ariko we ni agaciro yamuhaye. Kubona Yezu yabihaye agaciro gakomeye, bituma akora ibidasanzwe. Umuntu w'umunyacyubahiro w'umugabo, ubundi kwiruka muri icyo gihe n'ubu ngubu kwiruka abantu bakuze ntibakunze kubikora, abana nibo bakunze kubikora, ukeretse wagiye muri siporo ukambara imyenda ya siporo. Kera bambaraga amakanzu, ni ukuvuga ngo ikanzu rwose yarayizamuye arayifata arirukanka. Ni umuntu w'umunyacyubahiro, agenda yurira igiti. Kurira igiti ni ibintu bikunze gukorwa n'abana. Aravuga ati ibyo abantu bakeka, ibyo bamvuga, uko bambona ntacyo, ariko mbonye Imana. Yamubonye nk'uw'agaciro. Imana iraduha umugisha, Imana idufashe Yezu tumubone nk'uw'agaciro. Nubwo abantu baduseka, nubwo abantu batugaya, dukore ibyatuma tumubona, ibyatuma twumva turi hafi ye, tutitaye ku byo abantu bavuga, tutitaye uko abantu baduseka. No mu buzima busanzwe hari igihe bibaho, nimba hari ikintu umuntu atinya ni ukujya mu gihugu kitari icyawe. Uzasanga nk'abantu bakora bizinesi mu bucuruzi, hari igihe umuntu avuga ati ngiye kwambuka umupaka njye mu kindi gihugu, ukaba ufite ibyangombwa ariko ukaba utazi ururimi, cyangwa se niyo waba uruziho gato rw'icyo gihugu utarigeze uhagera, wapima ingaruka ukumva ufite ubwoba, baramfunga, ndarara he, none amafaranga yansigarana, none nabura aho ncajinga telefone. Ibyo byose ingaruka hari igihe uzibara zikaba nyinshi cyane, bigatuma ntacyo ukora. Ariko mu bantu benshi b'abacuruzi bashakisha ubuzima muri ubwo buryo, baba barenze ingaruka. Ni ukuvuga ngo ikikujyanyeyo, ubwo uba waramenye ko hari ikintu gihari. Ikikujyanyeyo hari igihe kiba gifite agaciro kanini kuruta ingaruka, bityo bigatuma ingaruka uziha umwanya muto nubwo zihari, ariko ntizikubuze gukora icy'ingenzi, ntizikubuze gukora icyo wateganyije gukora. Ikindi nanone kidufasha kugira ngo dukore ibirenze ibisanzwe ni imbaraga natwe twifitemo, icyizere twifitiye. Hari igihe nawe uba wifitiye icyizere muri wowe. Turatanga nk'urugero rwa Eliya. Urugero rwa Eliya hariho igihe yahagaze imbere y'abantu, imbaga nini, aravuga ngo ngiye guhamagara Imana icana umuriro. Mbese yayihamagara umuriro ntiwake. Hari igihe yavuze ngo nimba uvuga ngo kiriya kigirwamana nicyo gitanga imvura, ngiye guhagarika imvura izongera kugwa nabishatse. Mbese idahagarara. Kugira ngo avuge ngo imvura igiye guhagarara, kugira ngo avuge ngo Imana yanjye irazana umuriro, yari yiyizeye. Yego yari yizeye n'Imana. Ntabwo wiyizera utabanje kwizera Imana. Urabanza ukizera Imana, warangiza nawe ukiyizera. Ukizera yuko iyo Mana yawe muziranye, haba hari ahantu ugera. Uba wizeye ko utari umunyabyaha. Imana ntikorera mu banyabyaha. Uba nta cyaha kigushinja, kuko nubwo tutabibwira abantu ariko umuntu abazi uko ahagaze. Ubu uzi ko nta byaha bikuriho, uzi ko iyo Mana uba warigeze kuyihamagara ikakumvira, uba usenga ukumva aho ugeza. Uba uzi ko ushoboye gukora amasengesho maremare. Eliya ajya guhamagara imvura, ajya kuvuga ngo imvura iragarutse, yagiye gusenga. Arasenga imvura ntiyagwa, ntibabona igicu. Abwira uwo bari kumwe ngo genda undebere ko hari igicu ubona. Undi ati ntacyo. Arongera arasenga, genda hanze undebere, nta gicu. Agiza inshuro 7 asenga. Ku nshuro ya 7 amubwiye ngo ndabona agacu gatoya ngo kangana n'ikiganza, kangana n'igipfusi. Ahita amubwira ngo genda ubwira Akabu agende imvura itamusanga mu nzira. Inshuro 7 yongera asenga, kugira ngo rero we avuga ati imvura irahagaze, ngiye guhamagara Imana icana umuriro. Nuko yari yizeye ko afite ubushobozi bwo kuba yasenga inshuro 7 zose, yongera asubirayo adacika intege. Mbese mu Kristo umuvandimwe, uramutse usengeye ikibazo rimwe kabiri ntusubizwe, ukomeza kugira imbaraga zo gusenga no gukomeza kwizera Imana yawe wahoraga wizera mbere nk'uko wayizeraga. Mbese iyo Imana itaguhaye icyo wasabaga ikaguha ikindi, ukomeza kuyizera nk'uko wayizeraga mbere. Rero ni byiza ko natwe dusenga ngo Imana idufashe twigirire icyizere, tuzamuke mu kwizera,
twizere imana ariko natwe twizeye, kuko ni henshi imana yagiye ibabwira ba Joshua n'abandi bose bayikoreraga, ibabwira ati witinya, wigira ubwoba, ndi kumwe nawe. Iyo imana ikubwiye gutyo ibigira ngo nawe uyizere, ariko wizera ko imana iragukoreramo igakora ibikomeye. Mbese mu buzima bwawe wizera ko imana ishobora kugukoreramo igakora ibikomeye? Iyo ni intambwe tudakunze gutekerezaho ariko y'ingenzi. Jya wizera imana muvandimwe, ariko nawe wiyizere ko uri umwe mu bantu imana yakoreramo igakora ibikomeye. Iyo wiyizeye gutyo rero, wizeye n'imana yawe, uratinyuka ukaba wakora ibikomeye, ibirenze ibisanzwe, kandi bikagirira akamaro benshi. Indi mpamvu ya gatanu ari nayo ya nyuma ni igihe usigaranye. Hari igihe usigaranye, iyo ari gito cyane, kigusunikira gukora ibirenze ibisanzwe. Turabona umugabo bita Elisha igihe yakurikiraga Eliya. Abahanuzi baramubwiye bati ese wamenye ko shobuja agiye gutwarwa mu ijuru, bagiye kumutwara, imana igiye kumwitwarira? Akababwira ati ceceka nanjye nabimenye. Ubimubwiye wundi ati ceceka nabimenye. Noneho Eliya agiye, Elisha aramukurikira. Eliya akajya amubwira ati Elisha subirayo. Elisha akanga, sinsubirayo, nsaba icyo ushaka usubireyo. Ati ndashaka imigabane 2 y'umwuka ufite. Undi aravuga ati unsabye ikintu gikomeye, ariko numbona ngenda biri bukugendekere nk'uko ushaka. Umugabo aramukurikira, undi ati subirayo, akanga, subirayo, akanga. N'abandi bahanuzi n'abandi bantu bari bakurikiye, ariko ngo bageze ku mugezi, Eliya akubitamo umwitero arambuka. Elisha nawe bambukana nawe. Uwo wari umugezi utakwambuka n'amaguru, nta basare bari bahari. Abandi bo bageze ku mugezi barahagarara, ariko Elisha we arakomeza yambukana na Eliya, abizi neza ko Eliya atari bugaruke. Yari abizi ko Eliya imana imutwaye. Ikibazo rero gikomeye cy'ingaruka, yari ari bugaruke gute? Uwo mugezi yari ari buwambuke gute? Ngo n'abasigaye hakurya y'inkombe bo barihagarariye, baratinya, baravuga ngo reka turebe arabigenza ate, ko Eliya atari bugaruke, uyu mugezi warawambuka ate, ari bugaruke inaha gute? Batereka turindire turebe uko biri bumugendekere. Nuko Elisha arakomeza arakurikira. Umwanya muto yari asigaranye byatumye yihatira gukora ibidasanzwe. Natwe mu buzima hari igihe dusigaranye kiba ari gitoya. Burya kuba nta gihe usigaranye bituma ukora iyo bwabaga, ugakora ibishoboka byose. Rero Eliya amagare yaramwurije, ageze mu kirere atumwitero. Elisha arawusama wa mwitero, ati ndagabanye, yizera ko umwitero urimo imbaraga. Nawe ariyizera, awukubita mu mazi, amazi aratandukana, arambuka. Abamubonye bati dorere za mbaraga za Eliya zikukiye muri Elisha. Igihe usigaranye, igihe gito usigaranye, kigusunikira gukora ibirenze by'akamenyero. Hari igihe Imana ibyemera, igihe kikadushirana, ariko ikatuburira. Ijambo ry'Imana rikunze kutubwira ngo hasigaye igihe gito Yesu akaza. Ijambo ry'Imana rikunze kutubwira ngo ari hafi. Mu byahishuwe barabivuga, mu mabaruwa ba Petero barabivugaga. Nubwo hashize imyaka 2000, mwibuke ko imyaka 2000 imbere y'Imana ni nka hari iminsi 2. Rero iyo batubwiye bati hasigaye igihe gito, mbese igihe gito bavuga, iyo ubyumvise ko ari igihe gito, bituma ukora ibirenze ibisanzwe, bituma ukora ibirenze ibyo umenyereye, kubera ko nta gihe gisigaye. Kandi niyo bitaba ukugaruka kwa Yesu, mwabonye ko tujya dutungurwa no gutahuka. Umuntu agapfa yari akiri muto, arangije amashuri, hakabaho umuntu avuga ngo nimara kugera mu myaka ya pansiyo ntagikora, niho nzajya mu bintu by'Imana, nindangiza kwiga abana nibakura. Hakabaho igihe umuntu atahuka abana bataranakura, ugatahuka n'ayo mashuri ukiyarangiza utarabona n'akazi. Ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko duhorana igihe gito. Ntawe uzi igihe afite. Mbese igihe gito ufite cyaba kigusunikira gukora ibirenze ibisanzwe ku mpamvu y'uko wifuza ubwami. Imana yacu idufashe cyane. Imana idufashe, kuko uzasanga no mu buzima busanzwe hari igihe biba ngombwa yuko iyo igihe kidushiranye dukora ibirenze ibisanzwe. Urugero ni nko mu bukwe. Iyo ari ubukwe buzabejo, umunsi ubanziriza ubukwe, abantu ntibaryama. Niyo baryamye baryama amasaha 2, kuko hari igihe ibintu bisigara bidakozwe. Kandi ubukwe ari ejo, nta kundi. Abantu benshi bakunze kurara bicaye bategura ubukwe, barara mu misatsi, bakora bashyira ibintu ku murongo, bukabakeraho.
kandi bagakomeza. Iyo uteye intambwe uhabwa imbaraga. Ni ukuri iyo ari ikintu ubona gikenewe ko wigomwa umwanya, wigomwa imbaraga, uhabwa imbaraga, akenshi uzasanga umuntu akubwira ati byadutangaje, ntitwaraye turyamye, n'ubukwe barabukoze bugenze neza. Mbese mu buzima natwe bw'ubukristo hari igihe tujya twigomwa, tukaba twakwigomwa n'ibitotsi kugira ngo hagire ikintu cy'umurimo w'Imana, nimba ari inyigisho zateganyijwe, nimba ari umunsi mukuru wateganyijwe, kugira ngo ugende neza. Ahantu reka mpavuge, Imana iratubone twigomwa ku mpamvu y'umurimo wayo, ku mpamvu y'ijambo ry'Imana. Hari igihe mu buzima busanzwe bijya bibaho tukigomwa igihe tugakora ibirenze ibisanzwe dushakisha ubuzima, ariko mu gushakisha ubwami bw'ijuru ntidukore ibisanzwe. Mbese tuziregura dute tuvuga ngo Mana ngo ibi ntitubishoboye, ibi ngo byari bitugoye ntitubishoboye, kandi mu buzima busanzwe bigaragara ko iyo tuba dushaka amafaranga, iyo tuba dushaka imibereho, hari igihe dukora ibidasanzwe, ibirenze ibisanzwe. Uzasanga ari nk'ahantu umuntu bamubwira ati ahantu harimo bizinesi, cyangwa se uyu muntu mwakorana, niyo yabaga ari umuntu batavugana, arashobora kwemera bakavugana neza, akamubabarira, akamusekera, akamutumira, bagasangira, kubera ko yamenye ko hari bizinesi kandi bakorana. Ariko ari mu Kristo busanzwe, ku mpamvu y'izina rya Nyagasani Yezu, ku mpamvu y'izina ry'umucunguzi wacu, mbese turashobora kwemera kubabarira umuntu tutakagombye kubabarira, cyangwa kugendana n'uwo twari twaraze kugendana nawe, ku mpamvu yo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibyo byose rero iyo tubikora mu buzima busanzwe, ariko byagera mu ruhande rw'ubukristo ntitubikore, bizatugora gusobanura imbere y'Imana ngo ntabwo byashobokaga, kandi iyo hajemo bizinesi z'inyungu z'amafaranga tubikora bigakunda. Rero Imana idufashe, Imana idushoboze. Ibyo bintu bitanu ni ingenzi kubizirikana, kubera ko bwaba ubuzima bw'ijuru turimo dushaka, bwaba ari n'ubuzima busanzwe, hari igihe usanga bidusaba gukora ibirenze ibyo tumenyereye, gukora ibirenze ibisanzwe kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho. Icyo twasaba rero ni ukugira ngo Imana iduhe ubuhanga, iduhe ubwenge, iduhe ubushishozi, ibyo bintu bitanu biduha imbaraga zo gukora ibirenze iby'akamenyero. Tubashe kugira ubushishozi bwo gupima, kugira ngo niba dutinye turebe nimba koko ibyo dutinye bihari, cyangwa se ari ukugira ubwoba gusa. Kuko hari igihe umuntu atinya ari ubwoba gusa, hakabaho n'igihe umuntu atinya ari ingaruka. Ariko nanone icyo umuntu akurikiye, hari igihe usanga icyo umuntu akurikiye gifite agaciro cyane kuruta ingaruka. Imana rero iduhe ubushishozi tubashe kubireba, dutere intambwe, kuko nta muntu n'umwe nabonye wagize icyo ageraho atigomwe. Ikindi twavuga ni uko Yezu Kristo akunda abantu bigomwa, mbese abantu bakora ibirenze iby'akamenyero. Yezu Kristo akunda kandi aha umugisha abantu bakora ibirenze ibisanzwe, bashaka ubwami bwe, bashaka ingoma y'ijuru. Kuko Yezu Kristo nawe ubwe yakoze ibidasanzwe. Ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo mu ijuru habaye inama, ngo habura uwaza gucungura abantu. Impamvu bataje, impamvu babuze, impamvu habuze uza ni ukubera iki? Ni ukubera ingaruka. Barabibonaga ko umuntu azapfa, barabonaga ko azambara umubiri w'intege nke, ariko Yezu izo ngaruka nawe yarazibonaga. Ariko hejuru yo kugira ngo aduhe ubugingo, kugira ngo aduhe ubuzima, aremera izo ngaruka, arazirenga, araza, bimubaho arihangana, baramwanga, baramukubita, baramubamba, aricwa, kugira ngo aduheshe ubugingo. Rero natwe Imana iyo tubikoze, Yezu arabireba, Imana irabireba. Ni kenshi muri Bibiliya Yezu yagiye avuga ngo ukwemera kwawe kuragukirije, ngo sinigeze mbona ukwemera kumeze gutya muri Isiraheli. Hari naho yabwiye umuntu ngo abana b'isi barusha abana ab'ijuru ubwenge, abonye ukuntu iby'isi abantu babishakira umwanya bakabishyiramo n'ubwenge. Yezu akunda, aha umugisha, ashishikaza abantu barenga ibisanzwe, barenga iby'akamenyero, bashaka ubwami bw'ijuru. Ikindi navuga ku bijyanye no gukora ibirenze ibyo tumenyereye, ibijya kumera nk'ibidasanzwe, ni ukubera ko ariho twese dukura imbaraga. Kandi nkaba nashishikariza abantu kujya dutanga ubuhamya, kujya dutanga ubuhamya. Ufite ubuhamya, uzasanga umuntu avuga ubuhamya bw'ukuntu yageze mu kibazo n'ukuntu yakivuyemo, ugasanga byarasabye ko asenga amasengesho arenze ay'akamenyero dusanzwe dusenga, arenze asanzwe.
bikaba byarasabye ko akora n'ibirenze ibisanzwe. Amasengesho n'ibikorwa bijyane. Imana idufashe twambike imbaraga, dukore kugira ngo tuve mu kibazo cyangwa se kugira ngo tugere aho tugera mu bukristo, ariko tunasenge. Uko twongera ibikorwa twongere n'amasengesho, kandi usanga bifasha. Hari umuntu ugeze gutanga akantu kameze nk'ubuhamya avuga ukuntu ajya kwiga muri segonderi, yigaga bisanzwe, noneho umwana umwe ngaza kumuha ikayi, aramubwira ati ujye undebera ko nabifashe neza, ngo ikayi yose arayimanukura arayirangiza. Undi arumirwa ati mbese burya abantu bafata ikayi yose bakayifata mu mutwe? Ese burya ni uku biga? Ese burya ni uko abandi bakora? Ugasanga neza nawe afashe icyemezo, ngo yahise afata icyemezo kandi amanota yabonye yaruse ayo yahoraga abona. No mu bintu by'abacuruzi, ari igihe umuntu agira icyo akabwira mugenzi we uko yabyitwaramo, kandi icyo amubwiye ugasanga atari ikindi, ahubwo ari ukongera imbaraga, ahubwo ari ugukora ibirenze ibyo yakoraga mbere. Ugasanga nawe bizinesi yiwe iragiye igenze neza. Burya nawe uba umuhaye ubuhamya. Rero tujye dutanga ubuhamya, cyangwa se ubona umuntu ari koroshya ibintu, urashobora kumugira inama. Mu by'ukuri nta kintu gifite agaciro kiboneka umuntu adakoze ibirenze ibisanzwe, kuko ibisanzwe biguha ibisubizo bisanzwe. Kugira ngo ubone ibisubizo bidasanzwe birenze ibyo usanzwe ubona, nuko ukora n'ibirenze ibyo usanzwe ukora, n'amasengesho ugasenga arenze asanzwe. Imana itugirire neza rero, Imana idufashe, kandi ibigeragezo tunyuramo burya Imana irabyemera. Burya biba bimeze nk'ikintu kidusunika, kitwigeza ku masezerano, gituma dutera intambwe. Rero nubwo ibigeragezo biza ntawe ubikunda, ariko tujye tunarebamo icyo kintu cy'uko bisiga hari ahantu bitugejeje. Imana iguha umugisha muvandimwe, Imana iduha umugisha twese. Ibyo tunyuramo bya buri munsi koko tubibonemo izo imbaraga zituma turushaho kwizera, imbaraga zituma turushaho gukora ibirenze ibyo tumenyereye, kugira ngo tubashe kugira aho tugera muri uru rugendo rujya mu ijuru, ndetse tubashe kugira n'aho tugera mu buzima busanzwe. Imana twambike imbaraga twese. Amen.